Debora. Sava amaji. Ko ndi kubona inkuru yacicikanye ngo wasibye indirimbo mwana. Barakubeshyera. Ngo waca. Uyu muntu arambajije ngo ko uziranye na Marina ibyo bintu arabivuga iki ndavuga ati jewe baganiriyeho oya nawe yagenda nawe umunyamakuru wa Hemana nuko nyine iyo mbonye ikintu kiri kukuvugwaho mpita mvuga ati ntago bikunda ntago ibi bintu yabikora nta mwanya w'ibyo ngibyo oya nagasuzuguro birumvikana bimeze bite se mwana ubundi uri he wazaje tukasangirira idiko imana iminsi 3 kandi umunsi wa nyuma rejo kandi utangiye kuntuka uzi ko iwabo batimutse sawa rero reka nze nuko nari ndi muri debate n'umuntu ubwo ngubwo reka ahite mubwiza ikiboneza mvugo noneho mbona na message ari ukuntu Imana ikora neza umuntu akohereza message ikayuba azi ko agiye kuyohereza puzzle gateze wawe avuze ngo ngiye kwandika ngo cyamaje nagishoje igatize wawe igahitiza ariko avuga ngo atangira ngo puzzle cyamaje nagishoje ngo feri ngo deal is done yarazi ko message ye kwa puzzle gateze nkahita mbona nigize rero nkose man bite mana ngo mani ngira yobye ubwo nyine nawe uhita ushaka amakara wahise umuhamagara ashahubye njyewe ni gutyo ni vuba ese kucyo daheza ariko uheze nk'uwo muntu ukwiye kumubikira ukazabimenya oya agomba kuba yicaye anzi neza ko dufitanye ikibazo mpita njya mu bagorozi shaka amakara ni bumba ibyo biboro byose ndabiruka ariko still now ndacyariho ndahumeka nta kintu we wangira nawe uzi ko wabakizigenza we ese nyine umuntu kuba yakuroga yongukira icyo ni ikibazo nanjye mfite ni ubugoryi kereka ngiye kukuroga ngo ntware imashini nibura hari icyo ugiye kunguka ariko sibwo ni wakura utarinze gutwara iyi ahubwo ntago wantiriye imashini ariko ibyo tubireke amarozi atakibamo byari kera oya amarozi yarangwa amahuherano ntago njye nyemera wemera bwaragifu ubwo baguteze mu cyo kunywa cyari cyo kurya ubu se uri kuvuga ngo nagurya inyama ubwo urumva ntakuze mani yahita nsoza ndabizi ko utajya inyama ariko n'urugero nari nguhaye rero aho tuje kubana n'umuntu ndakurekeza ko wamugari dukwiye kuca ibintu by'uburyarya kubana n'umuntu nanone uzi ko akwishyira gutyo nikiza ko mutakabanye wapi vamo niba umuntu azi ko wamuroga uwo muntu ntabwo mukwiye kuba mugendana niba nawe uzi ko umuntu yakuroga ni abantu bajyana icupa ry'icyo kunywa muri wese najyaga mbibona bikanyobera nibyo The Black Ama-G The Black official umuhanzi ibintu bijyanye n'indirimbo ko umuntu yasibisha ibintu by'indirimbo urabizi Marina yasibisha indirimbo yitwa Yamano bitewe nuko ngo yamwatse 300 yo gukoresha imisatsi n'inzara mu ngo niyo yamuha umukobwa nawe rero atavuga ati rero mwana byo kuba wenda waranyetse kurabavuga ko mfana ariko reka nkubaze puzzle ngewe tugiye kujya dusasa inzobe bro ibi bintu ntago ari amaprank bari kutuzanaho ejo bundi nabonye uwo bita Kiramani
ari muri Gens Comedy. Mushiti wawe. Ni inshuti yanjye pe. Aravuga ngo nagazongera gutanga ikiganiro ari gukora ikiganiro. Nagazongera gutanga iki kiganiro cyo bivugiyemo. Nyine oya nagashaka kuzongera gutanga ibiganiro. Ari mu kiganiro. Nyine nicyo cyanyuma yarakoze. Cyangwa niho yaraje gutangira iyo tangazo. Yarari kugenda. Yarimo kugenda. Yaravuga ati njyewe nta biganiro nzongera kubaha ntabe kandi ari kugitanga. Nese ibyo bigahura na Yamano na Marina. Ibi bintu by'amapranka. Yamano nabonye wisohora indirimbo buri munsi ugakeneye gukora pranka yo kugira ngo asohore indirimbo. Nabonye rero urazisohora buri munsi. Aya indirimbo zo barazisohora ari benshi. Bawizi bari gusohora album. Oya Yamano bitandukanye n'ibyo bya album cyangwa se yayisibishije gute? Yasibishije gute? Sishindi baze nako bizi ko amashusho y'umuntu yarayirimo se? Yararimo. Ubukuntu byagenze. Mujye mumereza terega mumenye ko ndi hano ndi kure cyane. Uri mu ntara. Ndi mu ntara sha. Marina Deborah yakoranye indirimbo n'uwitwa Yamano uri zagwira Florie. Yego ngo wazanye amasheke. Arangije ariko abantu banyamasheke yo kwa abantu kujyana abande bose. Nama ni Marita. Yego. Nawe mushite wawe hirya hari waduhaye ibice. Yego. No. Birangiye. Yego. Arumwe ati abategura umunsi wo gushutinga bishyura na Faizo. N'uwitwa ngo Yangisi ari kubaha imyenda. Ndamubona Yangisi ndamushuja hose. Igihe cyo gushutinga kigeze witwa Marina nawe ati mwohereze inoti ya Truwasa mbanze nkoresha inzara n'imisatsi. Yego. Nze muri shooting nsa neza mpumura. Umvura aba ari umwana usa neza bagomba kuza mu ndirimbo ahumura. Witwa Floriate kareka nibishoboka. Ariko bari babyumvikanye mbere. Bari babyumvikanye. Uyu munsi wo gushutinga warageze nyine Marina mwaka amafaranga yaje muri salo yitunganye. Ariko nibyo make up yego aze kuza muri video asa neza. Umusore ati rero sinayago. Umusore rero video ahita yireka yikorera byitwa visualize. Urabizi nawe nyamuna. Visualize nizo zanje. Ari nibo za visualize nanjye bari se n'ubushobozi. Turi kuganira iki? Wabuze ubushobozi. Hari igihe babwabuze. Aho ariko tujye tuvugisha. Tubishukuri yego. Hari n'igihe buba buhari ariko muri budget atari ubw'indirimbo. Yego. Uwitwa rero Yamano yahisemo gukora mu buryo bwa visualize indirimbo ayisora iri visualize. Mukobwa ahita yisibisha ko harimo amajwi. Ubwo ikosa rifite nde? Nicyo ndimo kubaza wowe. Ikosa ni irya Yamano utaratanze Truwasa, ikosa ni irya Marina watsaye amafaranga akaba ari menshi. Ikosa ni irya Yamano utaremeye ko nta bushobozi afite cyangwa abanza bisabe Marina. Nta bushobozi afite se bihuriye he? We niyo mishari menshi. Visualizer nyine 300 nimba nta yafite se. Si ubushobozi nyine adafite. Tujye tuvugisha uko. Hari igihe uba ufite ubushobozi ukabona umuntu atakwiye ni ibintu bibaho. Kuki se yamwiyambaje? Yayikora wenyine. Yamwiyambaje nk'umuntu ngo yafanaga ariko mwibazanya ngo ngiye cyoze. Noneho nta mufana ukorana indirimbo n'umusani. Ahubwo ngiye cyoze nibashije Marina amaze imyaka ingahe muri game ku buryo umuntu ahisa amufana. Ese Marina na Yamano igihe baziye mu muziki gitandukanye cyane ku buryo umwe yabaye umufana wundi cyangwa se n'uburyo bwo kwaka collabo mu buryo budahenze. Oya Marina. Ko umuntu ashaka kubwira ko gufana nago wamuhenda. Oya ariko ntago umufana ubundi aririmbana n'umuhanzi. Never. Marina yakoze kuri. Yakoze ibintu bya nyabyo umufana murari. Umufana ni umuntu ufana ibyo ukora. Yego. Umuhanzi ni umuntu uririmba. Yego. None se ujya kuri Marina umuntu ufana ibyo ukora gute? Ufana indirimbo zanjye. Urazifana. Oya nakonzifana. Urazikunda gusa. Rero ubwo ndimo twayikorana. Ntago ndi umufana wawe. Uhamasenyi sa nkakoresha inzara. None se Yamano uyu nguyu ngumwe mu bajene barimo kuzamuka kandi bameze neza. Bana banzi bagakwiye gucisha bugufi bakubahana. Ndabizi neza ko Marina Deborah ndamuzi nago ari icyo kibazo cy'amafaranga kuko ayo si yanayabura. Ahubwo ikintu cyitwa communication. Yamano ashobora kuba yaravuze ngo naririmbye kwa Debeni ngo none Marina ahita yimera ubuntu atabyoroshye nani gice. Marina nawe ati nk'umuntu waharirimbye nyine
atatu hafi noneho aya mana ati se yaraharirimbiye ubuntu ko ntayo mfite reka nkore visualize yego ariko visualize niko mbitekereza irimo amajwi y'abandi yari kubigenza ateze yari kubigenza uzuba muri studio agakura amajwi y'abandi oya ntago yari kubikora none ndimba ko yavuye ahubwo yarongotse se ubwo se Fazo yari yishyuye tekereza ko yamusubije Faizo na video yarasohotse kandi kuri set barabuze Marina yabatse turose batazohereje arabireka none nibyo we tubishyikire ni ari kumworohereza mu ry'Imana jewe ndabishyigikiye iki cyazamuka none ku buryo Marina azasa nabi ngo kubera ko nk'umuntu ari kuzamuka akaza afite ibisatsi bipfuka never vuga ko ntayo ufite Marina ayashake ku giti cye wimwereka kurenza we musano mubwira uti rero Marina nta mafaranga mfite wamfasha nawe yamenye ukuntu yidebura ariko iyo uje wigize wa danger ngo ugiye ngicyo uzansaba cyose nzakigukorera leta mukubita facture ya 3 ubwo ikosa rifite wiyemeye uyu muziki si uwo wihangana nabonye uwitwa rero yamana yahise bati Marina ni Sekibi ngaho ibaze noneho nyuma y'uko ibyo byose byabaye yamuhaye audio yamuhaye ijwi anamwise icyo kizina Sekibuze kari shitani bete nubwo ya kuri set wishi ibintu byose ukabura umuntu de bra ntago ibintu byose yari yabyishyuye izo turuwasa atazimuhaye ntago byose yari yabyishyuye ijambo byose birishyuye ndikuremo kuramo ibaze kujya kuri seti hari ibintu bimwe na bimwe wishyuye ukabura umuntu ndekuvuga ngo byose wabyishyuye ntago byose yari ariko yamana si ibyo 300 utekereza ko bibuze cyangwa yaravuze ati uyu mukobwa nawe aransuzuguye kunyaka turasa z'umusatsi agiye gukoresha iki rero iyo aza gutuma batamusuzugura rero kuyamuha uyo guca agasuzuguro ni ukuyimana ukamureka ugakora ibyawe nawe rero Marina guca agasuzuguro ni ugusiba ibyo bintu bikavaho siko byagenzera numva nawe nyirago y'amana wajya barekera mupfa amano ni ishumi yanjye noneze ku buryo nyine ushyigikiye ko bamwima indirimbo kubera 300 ibintu bavuganye hagati yabo nabyuze njyewe nzi byagiye mu nkuru by'ibihumbi 300 yatse Marina yarabimuhaye oya wenda aramubwiye ati nutabima nzayisiba oya ahubwo kurenga kuba mwari gushutinga video nimuyikore nyuma ugasora indirimbo ako nagasuzuguro rero Marina yaciye agasuzuguro ako nani mira Marina ufite utumamagare Marinieri sha kanze muhamagare ubundi wa mugani mbere yo gusibisha indirimbo yari yamuganirisha aza kumubyimbana kuko abantu bakwiye kwibaza ngo hari igihe ujo gusanga wenda nabigano byabayeho umuntu agahita asibisha indirimbo ujo gusanga umuntu baganiriye ibyo bavuganye nabishire mu bikorwa yego birashoboka byose akashaka kwerekana ko akeneye verisiyo yo kumva ko Marina umuntu amubaza ese Marina bari bavuganye Marinieri urumva bari bavuganye wone igihe ushobora gusanga batari bavuganye Marina ariko ibi bintu bireze byo gusubisha indirimbo byo guhimukirana muri showbiz man hamwe ugize asubisha indirimbo yawe njyewe niyo wahise banakora indi njyewe se kwibyo agoze ko nk'umuntu udafite ikintu cyo guhomba mpomba iki ndagiharise shangewe konsi bindi irimo iri gucamo ongeza cyane tukumve allo Debola Sava Amaji ko ndi kubona inkuru yacicikanye ngo wasibye indirimbo mwana barakubeshyera ngo waca uyu muntu arambajije ngo ko uziranye na Marina ibyo bintu arabivuga iki ndavuga ati jewe baganiriyeho oya nawe yagenda nawe umunyamakuru wa Hemana
nuko nyine iyo mbonye ikintu kiri kukuvugwaho mpita mvuga ati ntago bikunda, ntago ibi bintu yabikora, nta mwanya w'ibyo ngibyo. Oya ni agasuzuguro. Birumvikana. Bimeze bite se mwana, ubundi uri he? Wazaje tukasangirira idiki imana iminsi 3 kandi umunsi wa nyuma rejo. Kandi utangiye kuntuka. Uzi ko iwabo batimutse? Sawa rero reka nze nuko nari ndi muri debate n'umuntu, ubwo ngubwo reka ahite mubwiza ikiboneza mvugo. Sawa. Patrick akubwiye ko habayeho agasuzuguro. Agasuzuguro arambwiye ngo ngusobanurire. Twagiye noneho. Ubusobanuro bwimbitse. Ntago mwumvishe? Oya ijwi ryari hasi ariko wamwumvishe tubwire. Marina yaganiriye na Yamano aramubwira ati iyi ndirimbo washyizeho kutambwiye. Na mbere yo kuyishyiraho yagakwiye kuba yaramubwiye. Yego. Marina watangaje iki? Marina yavuze ko ibyo bintu habayemo agasuzuguro. Umuhungu nyine yaririmbye kwa DBN arabyiba. Rero Marina nawe umwana w'Irwamagana udakunda agasuzuguro. Ahita agasuzuguro nyine, ubwo sinzi uko yabigenza. Kandi amugani twigeze no gutegura igitaramo cyo guca agasuzuguro. Tom Cruise yari gukora se? Ko Tom agiye kurekura album. Ariko igitaramo cyo guca agasuzuguro cyagarukiye. Man, iyo umuntu ari mu bintu byo gukora wenda nuko utari wategura nk'igitaramo, hari igihe azamo imbogamizi, hari igihe wenda ikintu cyabayeho nuko atadusobanuriye. Hakenewe miliyoni 70 niba ari 2 zarabuze. Kwihangana. Ubwo agasuzuguro kacitse. Ntago mbizi njyewe ntago. Man, kubera ko nanjye ngora by'uwitwa Yamano mu minsi ishize yongeye kuvugana none ko ngo ari umukobwa ngo yibiye indirimbo nyama yaramuhaye bicira kongera. Ariko kubera iki Yamano buri munsi Yamano nagazi Bruce Melody. Yamano y'indirimbo. Yamano ikibazo na Marina. Yamano what. Why? Yamano na Philipite. Baravuga. Why Yamano? Agose Pito bomugaro yite mwana. Abantu bose bagenda bahura n'ibintu by'abahanzi ugasanga Amaji afitanye ikibazo n'uyu muntu, Amaji agifitanye n'uyu muntu, Amaji kubera icyari Amaji. Yamano se ni igiki kitagenze neza ku buryo nabonye hari umukobwa wa mbere nabonye amuvugaho ko yamwibye indirimbo. Yego yaramuhaye n'amafaranga. Yego. Hari undi mutipe wa Madrid ucuranga muri band. Yego. Uwo so wa kabiri hajemo Marina. So wa gatatu. Yego. Abandi ni bande. Bruce Melody we uretse ubwo si bane atabivuze hagaheza nago yamuhereza. Yamubwiye iki? Tegereza turanye na heba. Ntago. Melody zaceceka hari. Itaye wacu suko kora. Ntago hari igihe bizaba ngombwa ko agera nko amugenera ubutumwa. Amugenera ubutumwa. Umuhungu awawe akoze bra bino bintu by'amashari aba muri showbiz n'ubushyari bw'ubukene bwo kumva yakinya akagera n'ishyari mu bawe atari bi cyane kuruta gukena. Ubwo habasigaye kuroga rero niho duha onose ahubwo ubwo wa mugani bite by'amarozi yo mu myidagaduro ku mugani wobwiye ko abasigaye kuroga kandi twarageze kuvuga ko hari uburozi n'ubundi bwagiye bubaho. Ubwo ikintu bivuze ni kimwe, bivuze ko byanga bikuna nayo marozi yabaga yahereye ku ishyari. Yego. Kandi nawe minsi ishize ngo wararozwe. Nararozwe n'ikicucu ariko ndakimenya. Yego. Ariko kubera ko nyine uburozi nta fact umuntu aba afite
ariko barandabuye wakuroza kuri album yanjye yitwa Ibishingwe narakubwiye wowe anytime hari igihe nzamuvuga mana kandi ibyo hari igihe uzacika umuvuga muracyabonana se muracyavugana ntabwo nshobora kubonana n'umurozi no tuvugana iki ahuze umuntu ushaka kuva mu buzima mana ari mubi cyane abantu mwese mwabahanzi mwe mwabakinnyi mwe mwabakimwe mwese mwabakire mwe mwabantu mwese mwabanyamakuru mwe ngiye kubagira inama itarakana nujya kuri restaurant ukajya kurya uzajya ucunga ibiryo uri kurya nujya kunywa uzajya ucunga B1 yawe uri kunywa nujya kunyara cyangwa kwiherera umenye ko iri safe umuntu usugo yabaho yikanga ubuzima bwose inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi utararogwa wumvaga bitabaho numvaga abantu bose yamaniga ari abajama byaje kurangira bite narirogoje ariko amarozi muri show bizajyanga amazi imyaka myinshi nubwo ngira ngo witwa Kejo nigeze kubikomozaho ngo by'amarozi sinzi n'abandi bagiye kubikomozaho niba ari Oda Pasi amaroziyo abarimo ariko umuntu yayirinda ate noneho ikintu cya danger amarozi ari muri ibi bintu byacu ntago ari amarozi yo kuvuga ngo umuntu ahitinga oya nawe kwica nakuguca intege cyangwa kukumanura hasi ntago umuntu arogesha kugira ngo atere imbere arogesha kugira ngo hasi ubu se hari indirimbo ari ibyo abahasani bose bajya mu barozi kugira ngo ahitinge hari umuntu se wanze guhitinga ntabwo ujya wumva se bavuga ko bahitinze ariko pazo mpamvu ituma bikorwa iyo ngiyo bakuroze uko utegura album Ibishingwe yanarangiye kandi barandogeye mu gitaramo yari umuhanzi se yari umuntu utegura ibitaramo ariko yatumwe n'umuhanzi uri wakuriye ibicore se tubyore pazo winsubiza inyuma mu mateka uri wakuriye ibicene wakuroze ariko sha umva imana yanjye nsenga yakurogeye mu cyo kunywa mu biryo wewe wari waruka ibintu by'umutuku bro bitari amaraso bimeze nka super deep noneho mbona na message ari ukuntu imana ikora neza umuntu akohereza message kayoba azi ko agiye kuyohereza pazo gateze wawe avuze ngo ngiye kwandika ngo cyamaje ntagishoje igateze wawe igahitiza ariko avuga ngo atangira ngo pazo cyamaje ntagishoje ngo aferi ngo deal is done yarazi ko message ye kwa pazo gateze nkahita mbona nigizeyo wese man bite mana ngo mani ngira yobye ubwo nyine nawe uhita ushaka amakara wahise umuhamagara njyewe ni gutyo ni vuba ese kucyo udaheza ariko uheza nk'uwo muntu uba ukwiye kumubikira ukazabimwibutsa yagomba kuba yicaye anzi neza ko dufitanye ikibazo mpita njya mu bagorozi shaka amakara ni bumba ibyo biboro byose ndabiruka ariko still now ndacyariho ndahumeka nta kintu we wangira nawe uzi ko wabakize igenza we ese nyine umuntu kuba yakuroga yungukira icyo ni ikibazo nanjye mfite ni ubugoryi kereka ngiye kukuroga ngo ntware iyi mashini nibura hari icyo ugiye kunguka ariko se bwo ni wakura utarinze gutwara iyi ngiyi ahubwo ntabwo wantiriye iyi mashini ariko ibyo tubireke amarozi atakibamo byari kera uyu amarozi yarangwa amahuherano ntabwo njye nyemera wemera bwaragifu ubwo ngubwo baguteze mu cyo kunywa cyangwa cyo kurya ubu se uri kuvuga ngo ntabwo urya inyama ubwo urumva ntakuzi mani yahita nsoza ariko inyamaswa idacenga ndabizi ko utajya urya inyama ariko n'urugero nari nguhaye rero aho tuza kubana n'umuntu ndakurekeza ko wamugari dukwiye kuca ibintu by'uburyarya kubana n'umuntu nanone uzi ko akwishyira gutyo ntikiza ko mutakabanye wapi
vamo. niba umuntu azi ko wamuroga uwo muntu ntabwo mukwiye kuba mugendana. Niba nawe uzi ko umuntu yakuroga ni abantu bajyana icupa ry'icyo kunywa muri wese. Najyaga mbibona bikanyobera. Nibyo nkavuga se umuntu uko ajyana icupa muri toilette ntaganukirwa. Wapi Kanyombya niwe bavuze ngo n'umunwa turisha tuwujyanamo ntaswe isahani. Urumva? So rero ibyo bintu byose bibaho, umuntu ashobora kuvanga akantu k'agasumu yapanya yabona ntabwo ari na supaguru pazo giye bize ko umukobwa uvuga ngo supaguru itayuma ntabwo supaguru ngo yishize ngo mu cyo kunywa ngo yisutse nko muri fanta cyangwa inzoga ngo ni diro dare umuntu ahitapfa. Urumva ko nawe amakuru yafite njye nabyumvisha ariko ko nyine warabyo uwo muntu wabikubwiye mwirinde. Yabimenye njye sinjya mu kabari. Wabimenyeye he kwa kuruganira n'umuntu nyine ukumva yabwiye ko yawe ati bashuti banjye kandi bari bashuti banjye nabo bagiye kundoga. Ujye umenya ubwenge Patrick. Umuntu ni hatwe dukeneye gukora izi. Njyewe sinyijya mu kabari. Nabukwe naho. Uzandogera he? Ntawe. Cyeze n'ubunereza bukaza bwiro. Nago mva hano ndava hano njya mu rugo. Wituryamo. Hano ndakura amagi njye guteka kare. Kereka mpfumuye igi nkashyiramo. Biragoye. Biragorana cyane ko igi wapfumura ugashyiramo imbere. Inkoko bayitwara ari nzima. Byanga bikunda nabutetse bwacika intege. Unamunyuza ku ipanu. Abarozi ndabashuja rwose muherere. Ariko birababaje kumva ko watera imbere kuko wabanje kwica umuntu. Byo ni ibintu bibi cyane. Ariko nababwira ngo Imana yacu irahari kandi twe turasenga. Uzanyinisha habego birabyo kumvuga. Ushaka kunsebya muri rubanda bigucange. Uzandoga uroga siwe urogora. Rero ibyo bintu by'umutima mu bimana mwabiretse. Gusa nabonye ikiwanja cyo kuzajya mbabwiriraho ngiye. Hano hantu niho ariko ngiye kuyanza kenshi ugomba kuza hano papa. Niho umwanzi wanjye agiye kubibabariramo papa. Twege sawa the black twisoreze twaganira ibintu byinshi nibaza ko abantu baba bagomba kugira icyo bakuramo. Ariko turi mu isi wa mugano ubugome ugena kubera iki baterwa n'iki. Ni ibibazo nyine by'abantu harimo ubukene harimo n'ibintu byinshi. Ese nabakene bafite umutima mwiza bariho? Nabakene babagira neza bariho? Abakene nibo bagira umutima mwiza. Nise kuvuga ngo n'ubukene ubukene si abakire rero kuba bafite amafaranga menshi nibo bakene buriye. Ntabyo waruzi. Ntabyo narize. Kuko umukire aba yifuza n'utw'umukene kugira ngo asumbe ku mukire mugenzi we. Bibiliya navuga ko ngo ufite azongererwa udafite yankwe nakudukiye arafite. Naribi ngewe icyo nababwira mukore subscribe mukore share na comment. Patrick we tugiye kujya turi kumwe cyane. Ariko ibintu byinshi ntago tubyumva kimwe. Wasiniteye ko tubyumva kimwe. Nawe dukurikisha ko ari ibyo tumva kimwe natwe. Andika comment mwanditse ngo umusambi twawugaruye ariko tugaruye uri modern muri bundi buryo buri bufite design buri graphic. So urabona rero ko turi kugenda dutera imbere tugenda duhindura ibintu uko muduha comment na background ubona ko kuwete wana turangiye ugiye kubitura tegura ariko nawe oya ndategura ariko no urumva iyo mutatwakora ku kuwete noneho no kuvuga ngo iyo mutwandikiye comment natwe tugira icyo duhindura. Ndabonye icyo kigana abantu baragikunze n'iki bagikunze cyane n'iki rero nibagikunde tuzongere n'undi dusubire. The Black wakoze cyane kuduha umwanya. Wakoze cyane Patrick. Abantu bakoze kudukurikira no kuba natwe nyamuneka ngo mwanzi banaga kuba kure muri kumwe ngo uyu muntu mugende no munsi ku wundi musangira ubu cameraman umwitondeho bagendera kure n'abantu. Thank you so much mwakoze cyane kudukurikira no kuba natwe mukore subscribe. Ariko kuri radio ujye nyinira indirimbo bakoze Jean sinagwaye record oya nanone we ni ibintu bihoraho ni ibintu bihoraho nanjye hano ngiye kujya nikina. Oya niko bimeze kiremo indirimbo yanjye. Yego uvuye ngo reka twumve indirimbo ya Majid the Black. Turi muri competition ya Majid the Black
na Chris Brown. Ubwo ngubwo tugiye kureba abafite amajwi indirimbo yawe biyambiye kwa Chris Brown se none ya nawe nyamwuga burimo kandi njya mbyumva ubyumva ise ubwo si indirimbo ya Maji yabiyambiye kuza ya Chris Brown bibaho ahubwo se Chris Brown yazamo hano niko bakubwiye iyi top 10 yawe ntabwo ugomba kuba arimo top 10 yanje indirimbo ya mbere ubu ngubu ndi kumva yego bayita ni indirimbo y'umupeti witwa DS Dollar yitwa Sangalewa hakaza indirimbo y'umurundi yitwa Kazimimana Nkunda ayitwa Fernando hakaza indirimbo yanjye yitwa Uzagerageze kumenya kanga uzagerageze gatatu urumva ariko ko we nari abandi yagiye bazigira za mbere yego kane hari indirimbo ya JC na Green P yitwa Mwikaye gatanu hariho Tom Close na Bulldog na Kalifan Govinda ni JC Tom Close na Bulldog yitwa Cinema Kalifan Govinda Tom Close na JC yego gatanu nizo ngura top 10 nanye bitenye gukubita vava twiyoto gatandatu Amaji the Black yego indi ndirimbo ye ushyiremo zingahe zawe ebyiri twanda kwiyamye yego karindwi indirimbo yitwa Cinema Bulldog na Tom Tom Close uramwemera na Bulldog ni top 10 yanjye bro yego hagahita haza indirimbo ya Knowless Knowless umutima yego ariko Bushari nawe hari indirimbo ye nabonye ngo niba sinzi ukuntu yitwa ariko nayo nayikunze hagahita haza nyine urumva ko njyewe mba ndi kureba indirimbo zigezweho hano hanze ariko hari ndamutekereza amarira akazenga ya mpano aho ntago yazamo njyewe wanjye abo ni wowe nyine njyewe mubwiye wanjye kamvuze wanjye nangerega ndi kuvuga wanjye yego hagahita hazamo ariko na ya mpano ndumva afitemo ebyiri ba azuguye ni top 10 kirimo ni top 10 kirimo ra ngambwira hano ni kuri Amaji the Black official ari yitwa tugendane ya Bushari niheruka niyo se niyo ngiyo njyewe ubu tuvugana yego ndirimbo ya mbere yitwa Tombe ari yitwa Element Tombe irimo Felicity iyo ni murayizi Tombe ndayizi sinziza ni nziza iyo ni ya mbere ya kabiri Vestina na Dorcas Gospel Yebo ni Tawari ni indirimbo nziza cyane ni Igiswahili ni Igiswahili indirimbo ya gatatu yego gira vuba yitwa gatatu Knowless Butera umutima nanjye muri top 10 nanjye irimo nawe arimo yego indirimbo ya kane Dani none Sofa ari mi Shofar muri witwa Ella Links ya kane ya gatanu Kivumbi King indirimbo yitwa Ola yambaye urucongo rurerure cyane ameze nka mitsu yego komeza ya gatandatu cyangeze kuri karindwi ni gatandatu umukobwa wanjye Ariel made for you ways kabisa ya karindwi Ariel uri he na Kivumbi King nabwo nawe ya munani Ariel B yego ya cyenda Ariel basi ways yes ya 10 Agacha Tom Close JC ndetse na Kalifan bonus track yitwa 7 vice versa ya Pasi Kizito ati ibyo nyifuriza byose Imana igukubire karindwi mwebwe mudukurikira utankunze wumva nanapfa ibyo byifuriza yego igukubire karindwi yego ni karindwi nimba ari abasabu Imana ibagukubire rwose niba wumva nanapfa ubwo nawe muri family agende barindwi ariko nawe ukoresheje ijambo rikomeye nezibyo ni karindwi igukubire karindwi niba unyifuriza kugira amafaranga Imana igukubire karindwi niba uvuga uti Patrick rwose ndamukunda Imana imuhe nka miliyoni Imana ikubita zirindwi
ni ukuvuga ngo ariko umubare karindwi n'uwa danje kuko n'iminsi karindwi bivuga ikintu gishyitse muri bibiliya iminsi igize icyumweru ni 7 imana igukubire karindwi kuba utankiza muri top 10 yawe ahubwo se bivuze gukubira karindwi oya si kuganira nayibagiwe wowe ukizaho na bonus reka ntegereza ni bonus track ni 2 oya ni 3 nubwo bonus track si 3 hari indirimbo ugiye kwisubira wayitonze oya ni 3 hari indirimbo yitwa turi kuganira nta gifura kirimo hari indirimbo Kivumbi King yitwa Kikankani urayizi ariko nitwa ngo na DJ Flow nawe uzagerageza izo ndirimbo 14 zanjye numva umunsi kundi nkavanamo nkasubizamo Patri wena bonus track akasengeza ndirimbo bozana mu dusoza gusura urari akwamuganya uburarinde koko ahantu niho urabajije mwakoze cyane kudukurikirana kubana natwe amore Imana bana teto turimo kuganira nta gifura kirimo ndimo yitwa turi kuganira yitwa Green P yitwa Majid the Black ndetse na High Five Muzee Mr Kagame afite ndimo yitwa nziza cyane erega abahanzi bafite indirimbo wandize urayizi ya Mr Kagame ariko n'umugore indirimbo nziza zo ni nyinshi indirimbo zo zirari nyinshi indirimbo ntabwo twagenda tutavuze indirimbo ya Bwiza umbabarire iriya yitwa Halo umbabarire iki beat yigisamo ko imeze nk'iya Sam si Halo Bwiza hari igihe unkoma yabanje kunkoma yandi na The Ben my best friend ndavuga wenda yitwa Yiwe yiwe dukomeje kuyavuga kwangaga ariko iyo ni true story yabo oya kako ni wumva indirimbo ukumva nyine ukumva biraho nyine birasanzwe imaze umwaka kabisa urumva nababwira ngo ikinyobwa kigezweho mu Rwanda ni B1 Gin ku isi hose imyaka 3 niyo imaze ino ndirimbo yego B1 ku isi hose abantu bashaka ibindi bihe abantu bashaka telefone nziza cyane bajya kwa Rujama Phones Shop mu mujyi rwagati ka Frizone kabisa ka Frizone iPhone cyashya iza igwa hari yego twigendere rero mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe reka dusubire mu gano cyacu bitamora Imana wane namwe hasta la vista.